ariko hari umuntu azabura ubwami bw'Imana koko atihannye, abura ubugingo koko atihannye, koko atemeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Ntago uzabura ubugingo buhora koko utabonye amafaranga menshi. Ntago Imana izakubaza amafaranga wakoreye n'amazu wubatse ku isi n'amamodoka ari waguze n'iterambere wagize, ahubwo izakubaza ingeso zawe n'imyitwarire yawe, inakubaze yiba warakiye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ibyo nibyo uzabazwa. Ngo umuntu wese azabazwa imirimo yakoze, imyitwarire yagize, ingeso yagiraga, ibitegekwa n'ijambo ry'Imana. Ntawe uzabazwa ngo wari ufite amafaranga angahe kuri konti. Hoya, ngo abantu benshi bazajya bazana ibifaranga byabo babijugunya mu muhanda bavuga ngo nibi bitumariye iki. Ibitabo by'amakonte babijugute mu mihanda mu nzira. Ngo bazashaka ijambo ry'Imana bagwisari. Be kuribona. Umunsi umwe buzacya mu gitondo utegereza abavuga butumwa we kubumva. Urindire abandi bajyaga bakubyutsa ngo mubyuke dusenge, be kukubyutsa bagiye he? Yesu Kristo yabajyanye. Erega hari igihe Yesu azatwara be abakure abakiza amaboko y'umubi, abakiza amaboko ya Antikristo. Umwami wacu Yesu nashimwe. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu rikomeye, kandi mbabwira ngo Imana ikomeze kubaha umugisha. Umuntu wese aho uri, Uwiteka aguhera umugisha, mukomeze kugira ibihe byiza. Muri hamwe nanjye rero nitwa Margaret, ndakijijwe, nkunda Yesu, kandi nkunda kumuvuga uko Imana inshoboresheje. Mba numva mfite ishyaka yuko hari undi muntu wamenya Kristo, nibura nkumva hari undi wamenye Yesu, wabihugukiye, wabishyizeho umutima. Ibyo nibyo binshimisha kandi nibyo binshishikaza. Imana ishimwe cyane. Hari benshi bumva tuvuga ubutumwa buri munsi iteka, bakabitwara uko bumva, bakabifata uko babonye, ariko nabyo ntacyo bitwaye, ko ntabwo twebwe twashyiramo abantu intekerezo badasanganywe. Ntacyo umuntu yakomeza akagira intekerezo asanzwe afite, ariko Imana igiriye ubuntu buriya akakira Yesu akabyumva neza, ubwo ngubwo niyo mahirwe tuba tugize. Ishimwe cyane. Niyo mahirwe tuba tugize ko wenda hari umuntu wumvishije akabishyiraho umutima, akabyakira, akabitekerezaho, akabigira ibye. Benshi iyo bumva tuvuga Yesu ntago babigira ibyabo, wumva hariho undi muntu babwira, ariko kuva uyu munsi ntukumve ko hariho undi muntu babwira, ahubwo ujye wumva ko ari we babwira. Kandi buryo bugize amahirwe yo kugira ukubwira, kuko hari igihe abantu bazifuza bababwira be kubabona, hari igihe abantu bazifuza bababwira bababwira. Ejo bundi hari umuntu twarimo tuvugana kuri telefone, arambwira ngo ubaba yumva yifuza nuko yahura n'umuntu uvuga ubutumwa no ku muhanda, ariko nawe ntawe yapfa kubona. Yesu ashimwe cyane. Ariko hari igihe twingingiraga abantu kuza mu nsengero ngo basenge bumva ubutumwa bwiza, bakabyanga bakumva yuko ari ukubatesha umutwe. Ariko uyu munsi hari umuntu wifuza nibura ko yakandagira mu rusengero nibura rimwe mu kwezi. Imana ishimwe cyane. Kanizere yuko ayo mahirwe nagaruka muzayakoresha neza, kuko Imana ni umukozi w'umuhanga. Hari igihe ufata ikintu nk'ikitari cy'agaciro, cyamara kugucika noneho ugatangira kumenya ko cyari cy'agaciro imbere yawe. Reka dushimire Imana mu isengesho. Mwami Imana yacu, Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo, tuguhaye icyubahiro n'ikuzo. Turagushimiye Uwiteka, turaguhimbaza, turakuramya, kandi turaguha icyubahiro. Turagushima kubw'aya manywa, turagushima kuko hariho abantu bateze amatwi barimo kumva ijambo ryawe Mwami, kandi bafite n'ubushake bwo kuryumva. Ubaha umugisha, ubagirire neza, ubasubirize ibyifuzo, ubahindurire amateka. Cyane cyane ubahindurire amateka yo kuva mu mwijima binjira mu mucyo, ubahindurire amateka yo kuva mu ntege nke binjira mu mbaraga, ubahindurire amateka yo kuva aho bari bamaze igihe kinini binjire mu bwiza bwawe no mu kubaho kwawe. Mana ushimwe kandi uhimbazwe. Nanjye nkoresha uko ubishaka, Uwiteka koko wantoranyije. Nsige amavuta ushyire ijambo ryawe mu kanwa kanjye, kugira ngo rigirire akamaro abaryumva. Sabye nizeye mu izina rikomeye rya Yesu.
amen. Ndumva nshaka kubasangiza ijambo ry'Imana rigendanye n'ibihe tugenda twinjiramo n'ibindi bikiri imbere tutarageramo, ariko riri hano mu byanditswe byera. Bibiliya tubwira ngo ibyo tubona bitwigisha ibyo tutabona. Nk'uko nababwiraga mu kanya nti hari igihe uba ufite ikintu cy'igiciro ariko utazi ko ari icy'igiciro, igihe cyazagera cyamara kukwamburwa utakigifite, akaba aribwo noneho wibuka ko cya kintu cyari icy'igiciro. Hari umugabo twari duturanye kera ahantu twari dutuye mu mahanga, yari afite umugore mwiza pe. Nanjye ndi umudamu ndakubwiye ngo yari umugore mwiza. Yari umudamu ukuzemo gakeya biringaniye, uri mu myaka hejuru ya 30 n'indi. Urumva yari umudamu mutoya. Nanjye nari mutoya cyane kuri we, nari nkiri muto cyane, ariko yari umudamu ugaragara neza rwose pe. Ariko yaramukubitaga, yazaga yasinze akamukubita, akamutuka, akamusiribanga, akamuhindura ubusa, afitanye abana 6. Ariko umudamu yaje gufata icyemezo umunsi umwe, aragenda. Amaze kugenda, undi mugabo aramucyura, aramushaka. Uyu yari yamutoterezaga no mu bukene. Uyu wamushatse we rero yari n'umukire. Aragenda amushyira hejuru mu nzu ya etage, amukorera business. Nta nubwo yongeye kuba umugore wo kwirirwa yicaye mu rugo kugira ngo ategereze ko baza kuza bamusindira bamukubita. Amateka yahise ahinduka. Wahuraga nawe ukagira ngo ni umuzungu cyangwa bano bantu b'Abarabu, wagira ngo ni umwarabu. Yari afite umubiri umeze nk'uw'Abarabu ukuntu, ukeye utukura w'inzobe zitari zo kwisiga. Noneho aracya we. Na wa mugabo noneho akajya amubona. Ubwo rero ibyo hanyuma by'uwo mugabo ntago ndi bubijyemo. Nibwo yaje kumenya yuko Imana yari yaramuhaye umudamu mwiza. Bityo rero kenshi hari igihe umuntu aba yaragize amahirwe agahabwa ikintu cy'agaciro, maze rero ntajye agiha agaciro akagitwara uko yiboneye. Nigeze mbabwira inkuru y'umusore wavutse mu muryango w'Abakristo. Ababyeyi be n'umuryango we wose bari abakozi b'Imana. Akurira mu itorero akorera Imana. Ariko uko yagendaga akura, yagendaga ava ku Mana gahoro gahoro. Agenda yinjira mu bintu by'isi birangaza urubyiruko. Agenda yinjira mu bubari, mu kunywa, mu kusinda buke, mu bagore, mu bakobwa, mu bintu byose birangaza by'ingeso mbi zihabanye n'Ubukristo. Yaje kugira ibyago rero, ariko kandi yajyaga ava muri ibyo bintu akiyumanganya, akajya mu nzu y'Imana agacuranga, agahimbaza Imana, agakora umurimo w'Imana kuko wari umurimo yasanze ababyeyi be bakora. Ntago yari gupfa kubona uko abyikuramo ako kanya. Yagendaga bivamo buke mu mutima we byaragiye, yarasigaje gusa nkaho ajijisha. Umunsi umwe aza kugira amahirwe make yakubitwa n'imodoka, rero yicwa na accident. Ariko iyo nkuru nayisomye mu gitabo kirimo ubuhamya bw'abantu benshi bagiye bava ku Mana bagasoza bagiye muri Gehenomu. Yari ari muri Gehenomu. Rero umuntu wanditse izo nkuru ni umuntu wabyeretswe n'Umwami wacu Yesu Kristo, ngo yatakambiraga Kristo avuga ati, Mwami wambabariye nkasubira mu buzima, nkagenda nkagukorera, wambabariye. Harimo inkuru y'umuntu wanze kubabarira umugabo we. Yanze kumubabarira iteka ryose, umugabo agahora amwinginga ati, wambabariye nubwo nateshutse nkaguca inyuma ko nabiretse. Ngo yanga kumubabarira burundu. Uwo nawe yariraga buri munsi yinginga Imana ngo imusubize mu buzima, none hajya ababarira. Uyu munsi ufite n'abantu bakwigisha kubabarira, ariko ntabwo ubyemera. Uyu munsi ufite n'abantu bakwigisha gusenga, ariko ntabwo ubyemera. Uyu munsi ufite n'abantu bakwigisha kureka inzira mbi, ariko wanze kuzivamo. Hari igihe rero uzarira uhekenya amenyo winginga Imana bitakinashoboka ko usubira muri ubu buzima ngo wihane, noneho uzagira iherezo ryiza. Bene data, reka duharanire iherezo ryacu ryiza. Reka twongere gutekereza ko nyuma y'ubuzima hari ubundi.
kandi ibyo turebye n'amaso yacu reka bitwigishe. haracyari akanya gatoya. Ntago nzi uko kwangana, niba ari ukwezi kumwe, niba ari abiri, niba ari umwaka, niba ari imyaka mikeya cyangwa myinshi simbizi, ariko haracyari umwanya mutoya wakoresha uhereye ubu ufashe icyemezo ugahinduka ukagarukira Imana. Buri munsi abantu birirwa bantelefona bambaza bati rwose usengera he ngo nibakingura tuzaze gusenga. Nyamara gukinga kutarabaho, korona itaraza, nabwo bumvaga ubutumwa, ariko bari batarahitamo ngo bavuge bati reka tujye gusenga. Hari abantu bajya bampamagara akambwira ati maze imyaka 5 nkukurikira, ariko nsengera mpinduke burundu. Mwene data, ntago bigusaba kugusengera cyane ngo ukunde uhinduke burundu. Nta sengesho rihari rya hatari riri buguhindure, ahubwo niwe ufata icyemezo ukamenya inzira ugomba gucamo, ugafata icyemezo ukamenya umuhanda ugomba kunyuramo kubera intego ufite. Ese ubundi wowe intego yawe ni iyihe? Urashaka ko iherezo ryawe rizabirihe? Urashaka uzasoreza muri gehenomu cyangwa urashaka uzasoreza mu bugingo? Ibyo rero nibyo bituma ufata icyemezo ukiyemeza, ukagira ibyo uhomba kugira ngo ugire ibyo usingira. Umugabo umwe witwa Paulo yanditse avuga ngo hari ibyo nasize kugira ngo ngire ibyo mbasha gufata. Mu Bafilipi ibice 3 uzahisomere uhereye ku murongo waho wa 7. Ngo ibyarindamo kuri njyewe naje kubibona nk'igihombo kugira ngo mbashe kuronka ubutunzi bukomeye butagira akagero buri muri Kristo Yesu. Haleluya. Icyo ni icyemezo ufata, ni wowe uhitamo, n'amahitamo yawe. Imana ntago igikoresha ibintu by'agahato. Oya, cyo kora abantu batazemera Imana bazahura n'umuntu uzabakoresha agahato witwa Antikristo. Antikristo disi wazategekesha agahato. Antikristo ni umuntu uzahagarara yiyite Kristo, yiyite Imana. Azaba afite ububasha n'ubushobozi bwose bwo gutegeka, azaba yarabuhawe. Yesu ashimwe cyane. Ububasha bwe n'imbaraga ze zizava kwa Satani. Azatangira akora nk'umuntu w'umunyedini, w'umuntu w'umuhanuzi cyangwa w'umukozi sinzi uko nabyita. Antikristo azemeza benshi, azayobesha benshi, azaba afite iterabwoba n'agahato kenshi, azakoresha benshi, azayobya abera benshi baramye Satani, baramye bemera ikimenyetso cy'inyamaswa ku gahato, kandi bakoreshwe uburetwa bwinshi nk'ababandi bakoraga uburetwa muri Egiputa. Ariko Antikristo azategeka ku buryo busesuye cyangwa azayobora ku buryo busesuye, afite ububasha ku isi. Itorero rya Kristo ryo rizaba ryamaze kumubisa. Rigihari ntago azabikora ngo bicemo. Aragerageza n'ubu, ariko tuba tumumereye nabi iyo dusenga, tuba dukubita ku mutwe, tuba tuvunagura imbaraga za Satani, imyuka y'ikuzimu, tuba dusenya. Ntago itorero rijya ryorohera Antikristo, kuko itorero rikorera mu mbaraga za Kristo. Antikristo akorera mu mbaraga za Satani. Ni ibintu bibiri rero bihabanye. Yesu ashimwe cyane. Ni abantu babiri, ni abategetsi babiri, ni ubwami bubiri. Ni ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani. Iteka ryose ubwami bwa Satani buhora burwanya ubwami bw'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 10 duhereye ku murongo waho wa 10 haravuga ngo Satani yaje kwiba no kwica no kurimbura. Uwo ni Yesu wabivugaga ngo ariko njyeweho ngo naje kugira ngo zigire ubugingo kandi zigire bwinshi. Yesu Kristo watanga ubugingo, ariko Antikristo we ni umurimbuzi. Yesu ashimwe cyane. Azaza yiyambitse uruhu rw'intama, agaragara nka priest, nk'umutambyi, ariko muri we harimo imbaraga z'ikuzimu za Satani. N'ubu ngubu arakora, ariko ntabwo akora ku buryo buziguye, kuko ataragira uburenganzira busesuye, kubera itorero rya Kristo rikiri hano ku isi. Haleluya. Mwene data rero, hakiri itorero rya Kristo rigihari, umwuka w'Imana, imbaraga z'Imana, amahirwe yo kwakira Kristo Yesu arahari menshi cyane. Na nyuma yuko itorero rya Kristo rijyanwa, abantu bazakizwa, ariko bazanyura mu itotezwa rikomeye, rikarishye, bazahura n'ubuzima bukarishye. Kambwira umuntu wakijijwe ngo nshuti yanjye, niba warakijijwe ntubijenjerekemo, ntubitware uko wiboneye.
we kugira imitima ibiri, ngo umuntu w'imitima ibiri ntacyo azahabwa n'umwami Imana. Mu kanya gato urizera, mu kanya ukaba urashidikanyije, mu kanya gato wumva uri mu Mana, mu kanya ukumva ubishingutsemo, mu kanya gato wasigaje ku izina gusa. Kristo ntago azagutwara, azajyana abantu ngo biteguriye agakiza, biteguriye gucungurwa, biteguriye kwinjira muri rwa rurembo rw'i Yerusalemu. Nta nubwo azahagarara kuri iyi si, cyokora muzahura agarutse bwa kabiri guca urubanza. Azabanza aze bwa mbere anyarukana itorero, azagaruka bwa nyuma hamaze kubaho itotezwa rikaze, hamazeho kubaho gutegeka kwa Antikristo, hamaze kubaho ibihano bikomeye. Hari ibyo Antikristo azakorera abantu, hari n'ibihano bizava ku Mana. Uzabyisomere mu bice 15 na 16 byo mu gitabo cy'ibyahishuwe. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko abana b'Imana barabwirizwa ntibumve. Ejo nahoze nkurikira ubutumwa bw'umukozi w'Imana witwa Chris wo mu Nigeria, arimo yigisha abantu avuga ati mbabazwa cyane n'abantu batigeze bamenya ko rapture izabaho. Ati kandi suko batigeze bayigishwa. Ati benshi barantelefona bakambwira mushumba, rapture ni iki mu by'ukuri? Rapture ni wa muzuko w'abapfuye uzabanziriza abazaba bakiriho nabo bagahita bahindurwa. Ubwo Yesu Kristo azahagarara mu bicu, impandika avuga. Iyo message uzayisoma mu Bakolosayi ibice 5 ndetse no mu Bakorinto ba mbere ibice 15 here ku 51. Ubwo abapfuye bapfiriye mwami wacu Yesu Kristo bazazurwa bakazamurwa bakamusanganira mu bicu, hanyuma n'abazaba bakiriho bari muri Kristo Yesu nabo bakamusanganira. Ubwo iryo niryo bita itorero, niko bita kujyanwa ku itorero. Mu Cyongereza bayita rapture. Ngo baramazaga bati mushumba wacu rapture ni iki ko muvuga rapture? Abo ni ba bantu rero bahora mu rusengero bashaka imigisha, bashaka ibitangaza, bashaka gutera imbere. Wabigisha ku butumwa bw'ubugingo buhoraho n'ubwami bw'Imana bakabitera umugongo, ntibabumbure na Bibiliya. Abo ngabo nabo tumaranye nabigihe. Wababwira bati bitangaza bakazamura intebe bagasakuza, ariko mwene da ubwo butumwa nabwo ni bwiza, ariko igihe kirageze ngo abantu mwumve ubutumwa bw'ubugingo buhoraho, kuko nibwo buhungiro bwonyine bw'abakristo. Umukristo nibwo buhungiro bwonyine ufite, ni muri Yesu. Umukristo nta handi uzatabarirwa, ni muri Yesu. Umwana w'Imana nta handi uzatabarirwa, ni muri Kristo Yesu. Ngo niwe gihome kirekire kidukingira, muri we niwe tuzaruhungira tukabona ubuhungiro, muri we niho tuzatabarwa. Yesu niwe wenyine uzatabara bera akabakiza ibyago bizatera iyi si, kandi n'ubu byaratangiye. Imana ihabwa icyubahiro. Buretse gutera ikimenyetso cy'inyamaswa kuzatangire, gusa Yesu Kristo icyo nzazatabara bera abajyane niwe uzi uko azabigenza. Nanjye ntago mbizi, sinabivuga kuko ntabizi. Yaranavuze ngo icyo gihe ntawe ukizi n'uwo munsi. Ariko iyi systeme yo gutera ibimenyetso ku maboko no ku gahanga iramutse itangiye y'ubunyamaswa, izaturuka kwa Satani, iramutse itangiye itorero ritavuye ku isi, ntago nzi ukuntu byagenda. Ariko Kristo arabizi, azi uko azagenza itorero rye, kuko yarabibambiwe ngo arikize. Mwene data wifatanye n'umwami wacu Yesu akaramata, wiyemeze kubana n'umwami wacu Yesu ibihe byose. Umwiyegurira imikino yivemo ibintu byo kujenjereka. Niba wari ufite udufaranga wiba ku kazi, nyurwa n'ayo ukorera. Ayo wiba yareke atazakurimbura. Ngo benshi bazajya baza bakomange bavuge ngo mwami twaragukoreye. Ahita bereka ibyaha byabo, akwereka amafaranga wibaga utayahawe. Hari umukobwa uherutse kumbaza ngo gusomana n'icyaha. Ndamubwira se usomana n'umugabo washatse? Ngo ya n'umuhungu dukundana. Ndamubwira n'icyaha. Ngo none se ngo ko dukundana? Ndamubwira hitamo agakiza n'iraha ry'isi. Erega igihe kirageze ngo abantu bamenye ukuri kandi bakugenderemo. Reka kwitiranya. Abantu bamwe bashaka gukirisitura ibyaha ngo babihindure ibikirisitu, babikora ari abakirisitu bumve ko nta kibazo bafite. Noneho nawe pasiteri wifatanye nabo umubwire ngo ntacyo bitwaye. Oya, niba ushaka ubugingo bwawe
kankusomere ijambo riri hano muri Petero wa mbere, urwandiko rwa Petero rwa mbere, ibice 3 umurongo wa 10. Kuko byanditswe ngo ushaka gukiza, ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza, abuze ururimi rwe rutavuga ikibi n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya, kandi azibukira ibibi akora ibyiza, ashake amahoro ayakurikire kugira ngo ayashyikire. Kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku byo basaba, ariko igitsuri cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Iri ni ijambo ry'Imana mwene data, utagira ngo nibyo nihimbiye. Urwandiko rwa Petero rwa mbere ibice 3 ku murongo wa 10 n'uwa 11 n'uwa 12. Imana ihabwe icyubahiro. Niba ushaka gukiza ubugingo bwawe, ugashaka kuzabona iminsi myiza, zibukira ibintu byitwa ibibi. Nyurwa n'igitoya Imana iguhaye, nyurwa n'umugore washatse, nyurwa n'umugabo washatse. Niba utarashaka tuza, ube siribateri. Turambiwe basiribateri bafite abagore benshi, basiribateri b'abagore bafite abagabo benshi. Yesu ashimwe cyane. Akajijisha ngo Imana yamukoreye ibitangaza, aragura imyenda ubutitsa, aba mu buzima bwiza cyane kubera icyo afite abagabo 5. Ugura imyenda, uhaha, ukodesha inzu, mwene data ibyo bintu uzabiryozwa, uzabibazwa. Umuririmbyi witwa Bugembe ni warimbye aravuga ngo fata ka telefoni ka karasharamye. Icyo gihe bafataga cya telefoni kinini cyo bitaga Ericsson, kimeze nk'igitafari. Itafari ni muri izira ryubakwa kinini kimeze ukuntu gifite natene nk'umunara. Aravuga ngo fata cya telefoni kimeze nk'itafari, ngo ariko Yesu Kristo uri hamwe nawe. Ariko uyu munsi reka tuvuge wenda twa telefoni twa gatoroshi twa karasharamye, kuko ibyo by'itafari hariho abatanabizi. Wenda ufate karasharamye katagira WhatsApp, katari smart, ariko upfa kwitaba abantu, ariko ufite Yesu Kristo mu mutima. Kurusha kujejetana touch smartphone, iPhone, hejuru ya telefoni ya iPhone y'igitangaza iteye ubwoba, irimo ibintu byose, ariko yaturutse mu nzira zipfuye z'umuvumo z'ibyaha. Yesu ashimwe. Zizakurimbura ugasoreza mu muriro wa Gehinomu. Genda n'amaguru, ujya muri twegerane, genda muri bisi, aho kugira ngo ugende muri lava yindi itabona nimeze nk'iy'abayobozi. Ariko kubera yuko uzigurirwa n'abashuga daddy, urabona umwana mutoya w'imyaka 25 agendera mu modoka itabonana, mu ijipo itabaho, atuye muri apartment idasanzwe Nyarutarama Kagugu, yishyura $1,000 kandi arakora akazi k'ibihumbi 150, 200. Ayo se yakoze ibyo bintu? Abashuga daddy, hari ugura imodoka, hari n'uwishyura inzu, abo bose afite uko abacanga, hari ugura essence, hari uhaha ibyo kurya. Yewe data we, mwene data, uzarimbukana n'ubwiza bwawe ujye mu muriro. Ubura ubwiza, ubura ubuzima, ubura ubugingo, ubeho nabi, usoze nabi. Bene data, ibintu by'iserega ni nabyo bigiye kuzana ibibazo. Ubutunzi buzanye ikibazo gikomeye. Ngira ngo hari Yesu niyo mpamvu yavuze ngo biraruhije umutunzi kwinjira mu bwami bw'Imana. Koko kenshi ni amahirwe akomeye cyane kugira ngo umuntu agire ubutunzi buriho umugisha w'Imana, budakurikirwa n'imivumo. Ni amahirwe ageretse hejuru yandi kugira ngo umuntu agire ubutunzi buvuye mu biganza by'Uwiteka. Ariko ubaye utegereje Imana byazaza, kandi iby'Imana yaguha byose byanakunyura, kuko n'abafite byinshi ntibabura kubisiga. Imana yacu nishimwe cyane. Bene data, ariko iyo tuvuga aya magambo kugira ngo mwumva dusa nk'abasazi, basaze, bataye umutwe, babuze imirimo yo gukora, babateka mutwe, ahari babishakira ndamu. Mugenzi, bifate nk'uko ubyumva, ariko arahirwa umuntu yumva agakuramo icyo yiga, agahinduka, bizamuha iherezo ryiza.
Imana ihabwa icyubahiro. Ubutunzi nibwo bushenye ngo abantu bararwanira ubutunzi, umwe akica undi, abantu bararwanira ubutunzi bagakora divorce, bagashyira abana babo mu bigeragezo no mu bibazo batazikuramo. Impinja utwana tw'inkurikirane mukaduta umwe akarushinga hari undi akarushinga hariya, ubwo murapfa iki? Udufaranga turaho kumvikana. Imene data nshuti z'Imana, reka twongere guca bugufi dushaka Imana n'imitima yacu yose. Yesaya ibice 55 haravuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, kandi mu mwambaza akiri hafi. Ega hari igihe bizaba bitagishoboka mwene da, nunamwambaza bakubwire ngo igihe cyararenze, ngo abantu bakomeye b'ibikomererwa bo ku isi bazikubita ku birenge bya Yesu Kristo ubwo azagaruka aze guca urubanza rw'abapfuye n'abazima, bafite ubwoba bahinda umushyitsi, basaba imbabazi Yesu abareba igitsure. Icyo gihe nta mbabazi azaba afite kuko azaba yambaye umwenda w'ubucamanza. Yesu ashimwe. Azaba yicaye mu ntebe y'ubucamanza, azaba yicaye mu ntebe y'ubucamanza yambaye umwenda w'ubucamanza, aricyo kimuzanye. Ubwo yazaga gutanga imbabazi yagiye ku musaraba, yitangira bose, amena amaraso ku bwa bose. Ariko icyo bamwituye Abayisiraheli baramupinze. Aravuga ngo uriyita umwana w'Imana. Niyo mpamvu ureba n'uyu munsi barimo gukubitika, kuko bapinze umwana w'Imana. Imbabazi z'Imana zizabagarukira hanyuma. Itoro rimaze gukurwa muri iyi si, rapfa imaze kubaho, nibwo imbabazi zizasubira muri Isiraheli. None imitima yabo yorohe bakizwe, maze banatotezwe. Ibyo byose bizababaho kubera yuko banze umwana w'Imana. Ariko imbabazi z'Imana bazazihabwa kubw'imbabazi z'Imana n'ubundi no kubw'urukundo. Si kubwabo, natwe si kubwacu, ni kubw'imbabazi z'Imana. Ariko iyo wemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, biremera imbabazi z'Imana urazakira kandi impinduka ibaho. Yesaya 55:6 avuga nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha narekeye ingeso ze mbi, ukiranirwa narekeye ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Urumva? Uyu munsi urugi rw'imbabazi ruri imbere yawe rurakinguye. Shaka Imana bigishoboka ko ibonwa. Ca bugufi usenga Imana bigishoboka. Yesu ashimwe cyane. Aho urupfukame wemera Imana. Hari umuntu umwe yagiye mu gihugu kimwe hambere ahangaha, mbere yuko koroniza. Agezeyo lockdown habaho gufunga imipaka. Turavugana ndamubwira nti se watashye? Ati ntegereje ko ibingibi bishira. Ndamubwira se ko bitazashira vuba, waje? Ati bazanshyira mu kato. Ndamubwira nta kibazo, aze bakagushyiremo iminsi 14, nishira uzataha mu rugo. Atoya nzaza nyuma y'icyunamo, hari byararangiye. Icyunamo kiraba kirarangira, kugeza n'ubu baracyariyo. None ubundi abantu babashyiraga mu kato bakabishyurira. None babwiye abantu bati ngira ngo itangazo namwe mwararisomye yuko ubu ngubu ugiye mu kato yishyurira. None ubu nibwo agiye kuza yishyurire. Urumva? Hari abantu rero banze gukizwa, cyagiye tubinginga ngo muze mu nsengero tubasengere, tubafashe. Buryo ugiye mu rusengero hari ukuntu bigufasha cyane. Niyo mpamvu bakubwira ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, mu mwambaze akiri bugufi. Uwibaga reke kwiba, ufite ingeso mba zireke. Niba ufite abagabo benshi baveho, wihanire kureka. Niba ari wajyaga mu bagore benshi bavemo, niba ntawe ugira sigariraho, ube siribateri. Utegereze Imana, igihe nikigera uzashaka uwawe, nutamushaka n'undi mu ijuru ntagushaka kuriyo. Ntabwo ari itegeko gushaka, washaka cyangwa ukanarorera ariko ukihana ibyaha, koko ntawe uzabura ubwami bw'Imana koko atashatse. Ariko hari umuntu azabura ubwami bw'Imana koko atihannye, abura ubugingo koko atihannye, koko atemeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe.
ntago uzabura ubugingo buhora ko utabonye amafaranga menshi, ntago Imana izakubaza amafaranga wakoreye n'amazu wubatse ku isi n'amamodokari waguze n'iterambere wagize, ahubwo izakubaza ingeso zawe n'imyitwarire yawe, inakubaze yiba warakiye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ibyo nibyo uzabazwa. Ngo umuntu wese azabazwa imirimo yakoze, imyitwarire yagize, ingeso yagiraga, ibitegekwa n'ijambo ry'Imana. Ntawe uzabazwa ngo wari ufite amafaranga angahe kuri konti. Hoya, ngo abantu benshi bazajya bazana ibifaranga byabo babijugunya mu muhanda bavuga ngo nibi bitumariye iki? Ibitabo by'amakonte babijugute mu mihanda mu nzira. Ngo bazashaka ijambo ry'Imana bagwisari. Be kuribona. Umunsi umwe buzacya mu gitondo utegereza abavuga butumwa we kubumva. Urindire abandi bajyaga bakubyutsa ngo mubyuke dusenge, be kukubyutsa. Bagiye he? Yesu Kristo yabajyanye. Erega hari igihe Yesu azatwara be abakure abakiza amaboko y'umubi, abakiza amaboko ya Antikristo. Antikristo nawe ari iyo ngiyo fite, arimo aritegura cyane kuza guhindura ubwoko bw'Imana ngo abajyane yicare mu cyicaro cy'Imana yigira ikigirwamana. Ariko Yesu nawe afite umugambi, kandi umugambi we ni mwiza. Ariko ndagira ngo nkubwire mwene data ngo ube maso. Ube maso, kandi nta kindi kintu nkurarikiye kuba wakora usibye kwiyegurira Imana n'umutima wawe wose, kugira ngo ibyo ukora byose ubikorere muri Kristo, uhabwe umugisha kandi uzahabwe n'iherezo ryiza. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Turimo turasatira rero umwanya mwiza wo gusoza. Uyu murongo dusomye uravuze ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, kandi mu mwambaza akiri bugufi. Mu bigaragara nuko hari igihe kizagera atabonwa kandi atakiri bugufi. Hari igihe imiryango izakingwa. Imana ishimwe cyane. Hari igihe imiryango izakingwa ngo abantu baze bavuge ngo dukingurire, bazanye ka kamenyero bahoranye. Hari abantu bafite akamenyero we. Ariko umuntu ufite akamenyero mu Mana wihanire kureka. Abantu bafite akamenyero barakorera ibyaha. Barakora ibyaha bakajya ku ruhimbi rw'Imana, barakora ibyaha bagafata Bibiliya bakabwiriza ijambo ry'Imana, bagakora amabi, bagakora yanyakurekwa, bakajya hariya bagafata imikoro bakaduhimbarisha, usibye yuko bahawe akaruhuko muri iyi minsi. Ariko nuramuka wongeye kugirirwa ubuntu bwo kugaruka ku ruhimbi rw'Imana, ukaza ujejetana ibyaha, mwene data, igihe uhawe cyo kugira ngo wisubireho ntigihagije. Yesu ashimwe cyane. Muri Zaburi 51 haravuga ngo ni ya 50 ngo murabikora ibyo byose mukagira ngo munkanye namwe, ngo ariko nzabibahanira mbibereke mbibashyira imbere. Muntu ufite akamenyero waramenyereye, ubona yuko abantu batabizi. Nibyo kuko ntitubizi, nta nubwo dukeneye kubimenyerega, nta ushinzwe gukontorora undi. Ariko umwuka wera arahari, ijisho ry'Imana rirahari. We muntu umenyereye, uramenyereye we, uramenyereye. Abantu bari bamaze kumenyera bashakira no mu gakiza agashaka kabiri gatatu, akirwa atandukana n'abagore ashaka abandi, atandukana n'abagabo ashaka abandi. Niba urushako rukunaniye wibwira yuko urwihoreye ntibyaruta, aho kugira ngo usebye izina ry'Uwiteka Imana, usebye izina ry'Uwiteka ugasezerana kabiri gatatu. Imana ishimwe cyane. Zaburi ya 50:17. Abantu ko barimo amaze gukabya akamenyero. Hari waje kudusezeraho, aratubwira ati rero bashumba mbabwire, ngiye gushaka undi mugore. Kandi ubwo nawe nagize isoni zo kuvuga tayito yiwe, kanyihorere. Nawe akorera Imana, afite ibyo yitwa. Ibi ngibi twitwa nabyo si byiza, washaka yabyihorera ukibera umukristo. Koko kwitwa ibintu nabyo, kandi warangiza ugakora amabi ugasebya bitwa gutyo, nabyo ni bibi cyane. Nabyo ni bibi cyane.
ngo ubwo uri nyanga guhanwa ukirenza amagambo yanjye, ukubonye umujura wishimira kubana nawe, kandi ufatanya n'abasambanyi, ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya, wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko, ibyo urabikora nkakwihorera, kibwira yuko mpanye nawe, ariko nzaguhana mbigushyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Uranyumva? Nuko rero uyu muvandimwe araza ati rero bashumba, ati byanjye murabizi yuko urugo rwanjye rwagize ibibazo, nuko rero ubu ngubu ngiye gushaka undi muntu, sinshoboye kuba njyenyine. Turamaze ko ufite umufasha, umuntu ufite umuntu umufasha, mukaba mufitanye abana 8 bose, mwagirana umwe, mwagirana 2, mwagirana 8, byose ni kimwe, ariko uko barushaho kuba benshi bagira uburemere bikoza n'isoni no mu muco usanzwe, ariko noneho n'imbere y'Imana ni icyaha gikomeye cyane. Turambwira rero genda wiyunge n'umugore wawe, niba se kwiyunga nawe byanze, tuzi ubyihorere, ntacyo bizagutwara. Muri Bibiliya ijambo ririmo niba urushaka uri kunaniye, genda utuze ubeho ubuzima bwa wenyine, aho kugira ngo uhore ushaka uko bukeye use nkaho ushyigikiye ibyaha. Tuzi ubyihorere, ati ntabwo byashoboka. Niba mutazantayira uko, niba mutazansezeranya, njye muzambona ngendana n'umugore nyine, ubwo nibyo ndabibabwiye, nibyo. Urabyumva? Akamenyero. Imana ishimwe cyane. Ngo ariko nzaguhana mbigushyira imbere, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ngo kubera yuko uri nyanga guhanwa, ntukosorwa, ntubwirizwa, ntiwumvira, ntuca bugufi, ukurikira irari ryawe, ukurikira ibyo ushaka, ukora ibyo wumva, uhitamo ibyo wihitiyemo. Yaba we, iminota iraturangiranye. Reka dusenge. Niba ari umuntu ushaka kwihanira kureka, subiremo isengesho nkusabire umugisha w'Imana, kugira ngo uzasoze neza uhabwe ubugingo buhoraho, utazasoreza ahantu habi ntashaka no kuvuga mu kanwa kanjye. Subiramo isengesho uvuga uti Mwami Yesu, ndakwizeye nk'umwami wanjye, nk'umukiza w'ubugingo bwanjye, ndihannye, nihannye ibyaha byanjye byose, sinzabisubira kuva uyu munsi kugeza iteka ryose. Mbabarire ibyo nacumuye byose, mbabarire ibyo nagendeyemo byose. Urakoze Uwiteka Imana yanjye. Nanjye reka nkusengere. Mwami Imana yacu data, mu izina rya Yesu Kristo, hari umuntu ugupfukamiye, hari umuntu watuye isengesho, hari umuntu urambiwe ibyaha n'ibicumuro, hari umuntu urambiwe kwivuruguta, hari umuntu urambiwe akamenyero, hari umuntu ukoze amahitamo adasanzwe, hari umuntu wiyemeje. Mwami Imana, kubw'impuhwe zawe n'imbabazi zawe, umubabarire, umuhe umugisha, umusubize mu gitabo cy'ubugingo, nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo uzasangwa amazina yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ya nyamaswa ntabwo izamugiraho uburenganzira, Gehinomu ntabwo izamushobora. Mana yacu data y'inyambabazi n'impuhwe nyinshi, uyu muvandimwe amazina ye maze yandike mu gitabo cy'ubugingo, wongere kumuha umugisha, wongere kumukomeza, wongere kumwiyereka icyubahiro kibi cyawe. Urakoze kuko uri Imana nziza, mu izina rikomeye rya Yesu, amen.